Bijya bikubaho kwemera bikakugora ariko ugakora ibyo abantu bashaka kugira ngo batababara cyangwa se kugira ngo batakwanga. Hari abantu benshi babaho ubuzima bwose bashaka gushimisha abandi ariko buhoro buhoro bakiyibagirwa bo ubwabo. Nibyo bita mu ruzungu people pleasing cyangwa kuneza rubanda mu kinyarwanda. Ibi bitera ikibazo gikomeye ku bwonko n'imitekerereze kuko ukuri nuko buryo utagomba kwisenya ngo abandi bishime. Muri iyi video uramenya icyo people pleasing ari cyo, impamvu ubwonko bwawe butinya gutenguha abandi, ibimenyetso byerekana ko nawe ushobora kuba wibanira n'iki kibazo, uko iki kibazo kigira ingaruka ku bwonko n'imitekerereze ndetse n'uko wabivamo ukiga gutangira kuvuga oya utabaye umuntu mubi. Iyo ufite iki kibazo wifuza kwibona nk'ushimisha bose kandi umunyarwanda niwe wavuze ko burya ngo uko wagira kose ntiwashimisha bose kuko nturi amafaranga. Igitabo kizwi cyane cya psychology cyitwa The Disease to Please gisobanura ko people pleasing ishobora kuba ikibazo gikomeye kigira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe, kwigirira icyizere ndetse no kubaka ishusho wibonamo n'iyo abantu bakubonamo, byitwa kubaka personality. Niba rero ukunda ibiganiro nk'ibi by'ubuzima bw'imitekerereze bigufasha kumenya uko ubwonko n'amarangamutima bikora, kanda kuri like bitwereke, wakora na subscribe niba wari utarayikora, ubundi ugakora share ugasangiza n'abawe iyi video. Hanyuma uze twinjirane muri iki kiganiro. Ikaze ku muyoboro w'utuntu tw'ubwenge aho tuganira ku bijyanye n'ubuzima mu buryo bworoshye kandi bushingiye ku bushakashatsi. Hari abantu benshi batekereza ko iyi miterere yo kubaho ushaka gushimisha bose cyangwa people pleasing ari ukuba umuntu mwiza. Ubundi rwose kugira umutima mwiza si ikibazo namba. Ikibazo gitangira igihe uhora ushyira abandi imbere kugeza aho wowe wiburira umwanya mu buzima bwawe. Reka tubisesengura neza turebere hamwe ngo people pleasing ni iki mu by'ukuri. Gushimisha bose cyangwa people pleasing ni igihe umuntu yitanga cyane agashyira ibyishimo by'abandi imbere y'ibye kugira ngo yemerwe, akundwe cyangwa atagaragara nabi. Mu yandi magambo ni ukubaho ushaka ko abantu bose bagukunda nubwo byagusaba kwiyibagirwa. Ariko akenshi abantu benshi babikora batabizi. Nk'urugero, hakaba nk'igihe umuntu agusabye serivisi kandi kugoye cyane ariko ukavuga uti ntacyo ndabikora. Ubundi hakaba igihe ushaka kuvuga oya ariko ugatinya ko uwo muntu yakubona nabi. Cyangwa se hakaba igihe ubabaye ariko ukicecekera kugira ngo amahoro abe yose. Hari n'abantu bibwira bati njye sinkunda amakimbirane ariko rimwe na rimwe ugasanga atari ukwanga amakimbirane ahubwo ari ugutinya ko abantu babanga. Mu muco nyarwanda abantu benshi twakuriye mu myigishirize ivuga ngo jya wubaha bose ntukababaza abandi cyangwa urajya wumvira. Ibyo ubwabyo si bibi, ariko iyo umuntu akura yumva agaciro ke gashingira ku gushimwa n'abandi, ashobora kugera aho atakibasha kuvuga icyo yumva cyangwa uko yiyumva. Akaba hasa n'uwambaye masike akerekana ibyo abandi bashaka kubona aho kuba uwo ari we. Kandi ikibazo gikomeye ni uko people pleasing itangira nk'ikintu cyiza ariko ikarangira ikwambuye agaciro n'amahoro yo mu mutima. Aha wakwibaza uti se none kuki abantu benshi babikora? Kuki ubwonko bw'umuntu bushobora gutinya cyane gutenguha abandi kurusha uko butinya kwitenguha? Kugira ngo tumenye ibiri inyuma y'iki kibazo, reka twinjire mu buryo bworoshye muri psychology cyangwa ubumenyi bw'imitekerereze ya muntu. Mu gitabo The Disease to Please havugwa impamvu 3 z'ingenzi zituma umuntu yisanga yarabaye umuntu uberaho kuneza rubanda. Impamvu ya mbere ni ihungabana ryo mu bwana cyangwa uburyo umuntu yakuzemo. Abantu benshi baba people pleaser ntabwo babyuka ngo bahite bafata icyemezo batireka mbereho gushimisha abantu. Akenshi bitangirira mu bwana, umwana wakuriye mu rugo aho
akundwa gusa iyo yitwaye neza, cyangwa anengwa buri gihe, cyangwa agahora ku gitutu cyo kwitwara neza ngo hato atazaba nk'akanaka w'imico mibi, cyangwa aho amahoro yabaga ari uko yubahirije ibyo abandi bashaka, ashobora gukura yumva ko kugira ngo yemerwe agomba gushimisha abandi. Akiga kwicecekera, akiga guhisha amarangamutima ye, akiga gushyira umunezero w'abandi imbere. Hari abana bakurira mu rugo ababyeyi bahora barakaye, umwana agahora yumva ari we kibazo, bigatuma umwana yiga gushimisha amarangamutima y'abandi, akiga kuba umwana mwiza w'intangarugero. Iyo ageze mu myaka mikuru rero, ibyo birakomeza, akumva inshingano ze ari ugutuma abantu bose bishima. Niyo mpamvu hari abantu bumva ko baba bakoze ishyano baramutse bavuze oya ku byo abandi babasabaga. Impamvu ya kabiri ni ubwoba bwo kwangwa. Ubwonko bw'umuntu bwubakiye mu gushaka kwakirwa neza cyangwa se kwemerwa. Mu gihe cyashize, umuntu wabaga atari mu itsinda cyangwa gurupe iyi n'iyi, kubaho byaramugoraga cyane. Niyo mpamvu kugeza n'uyu munsi ubwonko bufata kwangwa nk'ikintu gikomeye cyane. Hari ubushakashatsi bwerekanye ko kutakirwa n'abandi cyangwa se guhezwa mu matsinda y'abantu wiyumvamo bishobora gukora ku bice by'ubwonko bifitanye isano n'ububabare bw'umubiri busanzwe. Ni ukuvuga kubwirwa nabi, kwirukanwa, kutemerwa, guhezwa cyangwa kunenwa, ubwonko bushobora kubifata nk'akaga gakomeye. Niyo mpamvu bamwe bahitamo kwibabaza aho gutenguha abandi, kugira ngo bashimishe ibyo byiyumviro byo kugira itsinda runaka babarizwamo. Impamvu ya gatatu ni ukwitakariza icyizere. Iyo umuntu muri we atiyizeye, ubwonko bwe bumwumvisha ko nta gaciro afite, agatangira gushakisha agaciro ke hanze. Ubwonko bwe bukamwumvisha ko abonye agaciro kuko abantu bamukunze, cyangwa iyo bishimye kubera we, cyangwa kuba yakoze uko ashoboye ntabababaze. Ubundi iyo umuntu yigirira icyizere, biba bimworoheye kuvuga ati oya, ibi sinabikora. Ariko umuntu wishingikiriza ku kuntu abandi bamubona, ashobora gukora ibintu byinshi adashaka kugira ngo ataza kwangwa. Kandi ikibazo ni uko ibyo bituma umuntu agenda arushaho kwibura. Imitekerereze ye ikaba ishingira buri gihe ku y'abandi. Hari igihe nanone rero umuntu aba people pleaser cyangwa nezeza abandi, ariko ntabimenye, akumva ari ibisanzwe. Ariko hari ibimenyetso bimwe na bimwe byerekana neza ko ushobora kuba uri muri iki kibazo. Gusa ubushakashatsi busobanura ko ushobora kwibona mu kimenyetso kimwe bitabaye ngombwa ko byose wabyibonamo. Ikimenyetso cya mbere ni ukunanirwa kuvuga oya. Iki ni cyo kimenyetso cya mbere. Iyo umuntu agusabye ikintu, umutima wawe ushaka kuvuga oya, ariko umunwa ugahita uvuga yego, kandi ibi biraba nyuma ukicuza. Ikimenyetso cya kabiri ni ugusaba imbabazi buri kanya. Ubundi gusaba imbabazi ni ikimenyetso kigaragaza kwiyizera no kwitekerezaho. Ariko people pleasers cyangwa nshimishe bose, abenshi bavuga sorry cyane, bahora basaba imbabazi ndetse no ku byo badafitemo ikosa. Aha rwose hari nk'umuntu bakandagira, ahubwo akaba ari wowe wa mbere mu kuvuga sorry cyangwa pardon cyangwa mbabarira, kubera ko mu bwonko bwe aba ashaka amahoro no kutabangamira abandi. Ikimenyetso cya gatatu ni ugutinya amakimbirane. Aha wabibwirwa nuko iyo habaye kutumvikana uhita uceceka. Nubwo waba ubabaye, nubwo umuntu yaba yakurenganyije, uribwira uti reka mbireke ikibazo kitankurukaho, ariko imbere muri wowe ugakomeza kubabara. Ijambo ribaho akenshi mu gihe cyo kutumvikana usanga ari tubyihorere cyangwa it's okay. Bigasa n'ibirangiye, ariko mu mutima nta mutuzo. Ikimenyetso cya kane ni ukwirengagiza ibyo ukeneye. Hari abantu bita ku bantu bose, ariko bo ubwabo ntibihe umwanya namba. Bumva ndetse
bumva ndetse bakanagorwa cyane n'amarangamutima y'abandi, bakumva ibibazo by'abandi ariko ibyabo bakabyirengagiza. Akenshi usanga abo bantu babita ngo ni abana beza, nta kibazo bigirira, ariko washishoza ugasanga ari uko ibyabo baba batabiha umwanya nk'iby'abandi, ndetse nta n'uwo babibwira ngo batabera umutwaro abandi. Ikimenyetso cya gatanu, guhora unaniwe mu marangamutima. People pleasing cyangwa guharanira kunezeza abandi birananiza cyane, kuko uhora utekereza, ese bazambona gute, ese barambabariye, ese sinababaje umuntu. Ubwonko ntiburuhuka, kuko niyo hari icyo wakoze kugira ngo ushimishe abandi, ukomeza gushaka uburyo bakwishimira birenze, kuko uba utizeye ko wakoze uko ushoboye ngo bigende neza. Muri make uhora ushaka kuba indakemwa cyangwa kuba perfect, bikananiza ubwonko rero, n'ubwo inyuma ntawe ubibona. Ikimenyetso cya gatandatu cyaba gukora ibintu akenshi udashaka. Hari igihe wemera kujya ahantu udashaka, gutanga amafaranga udafite, gukora serivisi utakagombye gukora, cyangwa kwemera imibanire idakwiye gusa kubera gutinya gutenguha abandi. Iyo kimwe cyangwa se byinshi muri ibi bikubaho rero, kenshi bishobora kuba ari ikimenyetso rwose cy'iki kibazo cya people pleasing. Ariko ikibazo gikomeye si uko gusa people pleasing ituma unanirwa, hari n'ingaruka zikomeye igira ku buzima bwo mu mutwe, kandi siyansi ifite byinshi ibisobanuraho. Iyo abantu bagushimye, ubwonko burekura umusemburo wa dopamine. Iyi dopamine nk'uko twakunze kubibona mu biganiro byacu byabanje, ituma umuntu yumva ameze neza mu marangamutima. Niyo mpamvu kwishima bishobora kwiyongera iyo abantu bagukunze, bakagushima, mbese bakakwemera. Icyo gihe wumva umeze neza, ariko iyo umuntu atakwishimiye cyangwa yanenze ibyo wakoze, umuntu ufite iki kibazo cyo kuba people pleaser abifata nabi cyane, kubera ko ubwonko bwe buba bwaramenyereye gushakira amahoro mu gushimwa. Niyo mpamvu rero kunengwa gatoya bishobora kumubabaza cyane. Ingaruka rero ku buzima bwo mu mutwe ni uko bishobora gutera agahinda gakabije, guhora utekereza ibyo abantu batekereza kuri wowe, ndetse biri no mu bitera cyane depression, stress cyangwa burnout, cyangwa kunanirwa k'ubwonko. Nanone iyo uhora witangira abandi, ugeraho unanirwa, haba mu marangamutima, byaba mu mitekerereze, ndetse rimwe na rimwe no mu ngufu z'umubiri. Ingaruka rero zirimo guhorana akababaro bituruka ku kuba ikintu kibabaza cyane ari uko people pleasers akenshi batangira kurakarira abantu mu ibanga, kubera ko baba bumva ko bakoreye abandi byinshi ariko bakaba badashimwa. Ibi kandi bikaba kenshi abo bantu batari banazi ko wabitangiye, kuko byose uba ubikora uvuga ko nta kibazo. Ingaruka yindi ni uguhorana ihungabana. Twabibonye ko hano umuntu yita ku bandi akiyibagirwa. Iyo rero umuntu ahora yiyibagirwa, igihe ari wenyine ashobora kugeraho yitekerezaho akumva nta gaciro afite, akumva nta buzima bwe bwite afite, muri make mu mitekerereze ye akibura. Iyi ni imwe mu ngaruka zikomeye cyane iyo uhora uba uw'abantu bashaka, ushobora kugeraho utamenya uwo uriwe, kuko iyo ubonye akanya ko kwitekerezaho uribaza uti se njye ubwanjye nkunda iki, ese ni iki nshaka, ese ndinde hanze yo gushimisha abandi. Ariko rero nubwo ushobora gusanga kunezeza abandi bishobora kuba byarakubayeho nk'umuco imyaka myinshi, ntibivuze ko ugomba kubana nabyo ubuzima bwawe bwose. Hari uburyo umuntu agenda yiremera amahame, akiga gushyiraho agaciro ku marangamutima ye atabaye umuntu mubi. Mbere y'uko tureba uko wakwikura muri iki kibazo utabaye umuntu mubi, kanda kuri like aho munsi ubundi dukomezanye. Uburyo bwa mbere rero wakwivana muri iki kibazo utabaye umuntu mubi, ni uko watangira kwiga kuvuga oya ku bintu bito igihe bidahura n'amarangamutima yawe.
ntutegereze ibintu bikomeye, tangira buhoro buhoro, nko kuvuga uti oya ntabwo mva mu rugo uyu munsi naruhutse, oya ntabwo ibi nabishobora. Buke buke ubwonko buzakomeza kubyiga. Uburyo bwa kabiri wava muri iki kibazo utabaye umuntu mubi ni ukumenya ko kutumvikana ku kintu bidasobanura urwango. Kuba umuntu atemeranya nawe ntibivuze ko akwanga. Abantu bafite imibanire myiza bashobora kutemeranya ku bintu bimwe na bimwe kugeza igihe bize kubiganiraho bagashaka aho bahuriza hanyura buri wese. Bitware nk'ibisanzwe rero. Uburyo bwa gatatu ni ugushyiraho imipaka ku buryo wifuza kubanamo n'abandi. Shyiraho amahame adatuma abandi bagukoresha ibintu runaka udashaka, ahubwo usigara wicuza. Ushyiraho imipaka, kuko gushyiraho imipaka si ukwikunda cyane, ahubwo ni ukwimenya no kwiyubaha. Ni nko kuvuga uti ndakubaha ariko nanjye nyubaha. Uburyo bwa kane, emera ko utazashimisha bose. Wa mugani ngo ntiwashimisha bose kuko nturi amafaranga. Nubwo wakora iki, hari abantu batazagukunda kandi ibyo ni ibintu bisanzwe. Hari n'uwo numvise avuga ko nubwo waba wishimye ubyinira mu mvura, abatakwiyumvamo bazavuga ko ubatumuriye ivumbi. Ibyo iyo ubimenye rero bitangira kuguha amahoro ku mutima, ugasigara uharanira kutagira uwo ugirira nabi aho gushishikazwa no gushimisha bose. Uburyo bwa gatanu ni ugutega amatwi amarangamutima yawe. Niba hari ikintu kikunaniza, kikubabaza cyangwa se utajya wishimira, ntukarekere umwanya kunezeza amarangamutima y'abandi. Wibabara, wivunika cyangwa ngo uve mu ndangagaciro zawe mu gushaka gushimisha abandi. Amarangamutima yawe nayo afite agaciro. Icya gatandatu, wige kwikunda utishingikirije ku kwemerwa n'abandi. Agaciro kawe ntikava ku kuba abantu bose bagukunda. Ufite agaciro n'igihe bakwirengagije, n'igihe batakwishimiye, n'igihe wahakanye ibyo bagusaba udashoboye. Mu gusoza rero twavuga ko kuba umuntu mwiza bitavuze kwiyibagirwa. Kuba uwita ku bandi cyangwa umwana mwiza ntibivuze kwemera ibintu byose, kandi kugira umutima mwiza ntibivuze kwisenya kugira ngo abandi bishime. Hari igihe oya aba ari uburyo bwo kwirinda. Hari igihe gushyiraho imipaka aba ari uburyo bwo kwikunda. Kandi hari igihe guhitamo kwiyitaho aba atari ukwikunda cyane, ahubwo ari ukwiyubaka no kwiha agaciro. Niba hari igice wiyumvisemo cyane muri iki kiganiro, andika muri comment uti ndiga kuvuga oya. Kandi niba uzi umuntu uhora yiyibagirwa kubera gushimisha abandi, umusangize iyi video. Ntimwibagirwe gukora subscribe niba mwari mutarayikora, kugira ngo dukomeze kuganira ku buzima bwiza muri rusange. Ubundi mu kiganiro cy'ubutaha tuzaganira ku kuntu nubwo burya abantu benshi bakunze gutaka indwara y'igifu, akenshi ikibazo kiba kiri ahandi. Ntimuzacikwe. Mwakoze cyane kubana natwe, naho ubutaha mugire ubuzima bwiza.